winyita pastor nge ndi apotre ntumwa naho pastor n'umusho nuko ndakora byose neza turakunze amatwi Beta TV ngendi Irankunda Paulin nkuko bisanzwe rero mushobora kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga mu bice bitandukanye bisi yose aho ushobora kandi kuba wasura ikinyamakuru cyacu Umurage @rwa. Aha rero tubasanze hari gukoreshwamo icyuma tutagisanzwe tumenyereye hano ku butaka bw'u Rwanda. Nkuko rero mbahaye ikaze ngendi Irankunda Paulin, iyi ni Beta TV. Dusanze umugabo hanga rero reka tubatangire twimbaza aho neza wa mugabo we. Bluetooth mode. Muraho neza umunyamakuru. Amakuru yawe rwose ndabona ibintu mbonanga ntago bisanzwe. Amakuru ni meza ubusanzwe, nitwa Mumvaneza Fidel Apotre, nkaba ndi umunyamakuru wa Nyabugogo. Ntago nubishije neza mu wasubira neza nitwa Mumvaneza Fidel Apotre, nkaba ndi umunyamakuru wa Nyabugogo. Mfite impano ikomoka ku Mana. Nose kukiyo uvuga ko umunyamakuru wa Nyabugogo Apotre Fidel. Ubusanzwe umuntu wenda tubwira Apotre Fidel ni umuntu. Apotre Fidel akomoka he? Apotre Fidel tubwire amateka yawe tumenye neza Apotre Fidel. Apotre Fidel Mumvaneza yavukiye mu mujyi wa Kigali 1972. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye, hanyuma ariko yiga afite inshingano eshatu kuva atangira primaire. Yifuzaga rero Apotre Fidel kuba padiri, kuba umunyamakuru cyangwa umuyobozi. Hagati aho rero ntabwo byaje kumuhira, ubwo yifuzaga kuba padiri yaje gutanga amasakaramentu atabiherewe uburenganzira na musenyeri na padiri hari umushinzwe Mzekurereme. Aza gufungwa amezi 6 1940. Ari weho wafunze amezi 6? Ari nde wafunze amezi 6 kubera ko watanze amasakaramentu. Kiliziya muri uburenganzira. None se wowe bitekereje gute? Umuntu kugira ngo ugaragare, nabonaga padiri ibyo akora nkabona mbangamira, atama ku maturo kandi atanyigisha avango nanjye mbe padiri. Uhitamo kwigira umupadiri? Mitamo kwigira umupadiri kugira ngo wari washaka kwigira umupadiri. biranga. Ubwo rero nahise mvuga ni Mana, n'ubundi narize inga sinabishobora, gusabiriza sinabishobora. Ngeze muri Disney usanga ariyo radio y'abafungwa, none amatwi ndabitegereza ibyo bakora, mitasaba impano yuko narisanzwe ndi umuntu ukunda amakuru no kuyasubiramo, ubwo Imana izamuka gutyo. Ubwo rero ufunguye urabona yuko yose yaguteye ibiti abikakubabaza amezi 6 bari menshi. Ubwo nahise mbwira padiri nisigara na kiliziya yawe Sainte Famille, ngenda manutse giye muri Nyabugogo. Ese hari Sainte Famille niho baguhagarikiye? Hano mu mujyi muri Sainte Famille. Abantu benshi rero bakunda kuvuga rero ko wenda waba ubana n'indwara yo mu mutwe, bakavuga ati abantu iyo babashije kuba bava mu bupadiri ngo bibagiraho ingaruka. Abantu rero bakavuga ko wenda nawe byawe yarakugizeho ingaruka, akaba ariyo mpamvu. Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa, kuko ubuhanga bw'umuntu bugaragazwa n'ibintu akora. Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa, ikintu ugomba kumenya yuko na Yesu Kristo bamwitaga umusazi. Kubinyitangiye ntacyo bimbwiye, inshingano ufite no guteza Nyabugogo imbere n'igihugu cyacu imbere, nkuko umukuru w'igihugu Paul Kagame bivuga yuko Imana yaduhaye ubwenge ikaduha byose, tugomba kwiyangira umurimo. Ibyo abo babivuga uzabegera ubabaza aho babikura, ariko njye mbihakana nivuye inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Tubihakana wivuye inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero Apotre Fidel, noneho rero reka tuveho wari wabaye padiri, none rero uyu munsi ubaye apotre. None se wabonye abapadiri bakwirukanye hitamo kwigira mu ba apotre? Ubundi iyo tujye dusobanukirwa neza amateka y'inkomoko ya kintu, muri Matayo 28:16 kugera ku murongo wa 20, Yesu aravuga ati mbaye ububasha bwose, nawe ububasha bwose mu ijuru no munsi, nimugende mwigisha amahanga yose. Tugarukiraho no kuvuga padiri nawe byanditse muri Bibiliya yuko amateka avuga yuko umupadiri wa mbere w'umuzungu wa mbere bari Chadikadi na bagenzi babo bageze mu Rwanda kubera ibibazo abanyarwanda bari bafite, ubukene, indwara zidakira, ibisebe by'imifunzo.
noneho babakurura kugira ngo bamenyere babajya babaga imikati imyenda amasaro noneho padiri rero yagiye kubaha umuceri acyaduka mu Rwanda noneho bahaye umuceri ushize padiri kubera ko atarazi ikinyarwanda aravuga ati padiri mu gihe n'umuceri washize noneho abamubonye bakajya bavuga ngo ni padiri ibyo ntaho byanditse muri Bibiliya nemera yuko ahubwo hariho intumwa ni ukuvuga kandi Matayo 24 4:5-7 niho dusanga izina fidèle je suis fidèle toujours no kuvuga rero ni byase kuvuga ngo ni umwere no kuvuga rero aho Yesu avuga ngo ninde mugaragu w'indahemuka kandi uzi ubwenge atari uwo shebuja yashinze abantu mu rugo rwe ngo ajye abayigaburo ku gihe gikwiye hayigwa mugaragu shebuja azagaruka agasanga agenza cyo azamushinga byinshi. Wenda reka tuze kugaruka wenda ku gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro cyacu Apotre Fidèle ko tuzi ko abapotre bimikwa abapotre bimikwa abapotre bari muri iki gihugu n'imbarwa none we rero ninde wakwimise kugira ngo ube apotre? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ndumva n'imbere y'urukiko umuyobozi mukuru w'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rukuru namusobanuriye ko ufite inshingano yo gukorera Yesu arambwira ati padiri mvuye kuri byago yagufungiye ntabwo byumvikana abaza abafungwa ati ese yabigishaga ijambo ry'Imana afungwa dizinefate yatwigishaga ijambo ry'Imana akanadusetsa tugiye afunguwe afashijwe no kuvuga rero ngo apotre wabimaye n'Imana muri Yesu Kristo aho bose bimitswe n'abandi wahuriwe he nayo n'Imana irankunda uko buriya Imana urebye ukuntu inkunda nk'ubu nari hari ukugukunda hari no guhura nayo. Urakoze cyane nawe uyu munsi uwambaza ati apotre mwahuriye hehe nambura ko twahuriye mu igaraje. Urakoze nkawe Imana ngo mwahuriye mute? Aho twahuriye n'Imana twahuriye i Rusororo ari kabuga kwa Yesu yimwe ari ingoro y'imwe z'Imana nagiye marayo iminsi 9 nkora novene saba Yesu ko mu butumwa arambwira ati genda wigisha abantu kandi nibasetsa ukurikize uko abandi bavuga. Abantu rero iyo bumvishije Rusororo bagira ngo ni ahandi bashingura abantu naho uvuga. Urakoze cyane urakoze cyane ntabwo ari mwirimbi iyo tuvuga Rusororo irimo ibice 4 by'ingenzi nibyo turabizi koko Rusororo hariho ahantu batuye aho batuye harakakoro mbese mu bice bitandukanye na gace k'igihugu nk'ahandi hose none rero we niho utuye mbese muri make? Rusororo hari abantu b'inshuti zanjye twabaga dufunga mu setsa nigisha bagafashwa bajya kuburana mu nkiko gacaca nk'abasengera bagataha ubwo narafunguye mbanza kujya kubasura ariko igikuru cyari kinjyanye kwari ukujya kwitagatifuza kwa Yesu nyirimo mu mwiherero. Ibikorwa byawe byose rero bibaye iby'Urusororo gutya? Ibikorwa byose biba bibaye iby'Urusororo nkuko niyo setsa abantu ndavuga ni mugende Yesu nyiri mu Rusororo arabakiza ntabwo rero bamwe bumva ko ari ugupfa ariko no kubarangira ko tuhasanga igisa n'imva ya Yesu ishusho Yesu nyiri mu amashomo kugira ngo mutagatifu Yerusalemu no kuvuga rero isi nshya n'u Rwanda Yerusalemu nshya n'u Rwanda numva rero ko Yesu nyiri mu Kabuga mu murenge wa Rusororo abantu benshi tugarutse rero kuri Pastor Fidèle reka winyita pastor ngeni apotre intumwa naho pastor n'umushumba nuko n'indakora byose n'ubutumwa nanjye nashatse kugira ngo numve ko n'aba pasiteri bemera ariko ndabona cyane n'abashumba ariko ngende intumwa. Iyo rero ngo ni intumwa cyangwa se Apotre Fidèle. Apotre Fidèle watubwira ko ukomoka i Nyanza? Ntabwo nakubwiye ko nkomoka i Nyanza, nakubwiye ko navukiye hano mu Muhima wa Kigali. Nyanza njya mu buryo bwo gutembera kimwe yuko njya n'ikigo cya Muhango, ariko ntabwo ndi umunyenyanza, ariko abanyenyanza turabizi ko ari abavukana 3 nanjye naravuka. Ngayo nguko rero ya Apotre Fidèle. Apotre Fidèle rero tubonye rero iki gikoresho ufitanga nicyo cyaduteye amatsiko. Iki gikoresho tubona aha ngaha kiri mu cyaduteye amatsiko. Iki gikoresho ubundi bakita gute? Ntago ari gare, si kitogotoko, si imodoka, si pigipigi. Ibi bintu wabiyita gute Apotre? Iki gikoresho tukita studio mobile. Studio mobile
ijwi rya Nyabugogo. Studio Mobile ijwi rya Nyabugogo. Studio Mobile rero turi kubona ahangaha ndabona uhafite agakaye. Aka gakaye ni gutegura mu byo ugiye kwigisha. Hano niko neguramo inyigisho ngiye kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa ingingo z'ingenzi zigize amakuru ngiye kuganiriza abantu, cyangwa nimba tugiye nko kogeza umupira mbonera no kukubwira yuko hano dufite amakipe y'abakanishi y'abanyamarangi uko bareba bagira ama siporo. Ubwo mu gihe cyo kogeza umupira nimba wogeza ufatanyije n'undi mwana uyu mwana nitwe togeza umupira hajya bakutandisha Oshimone zifari tutegereza umupira hariya kuri stade umugenzi no kuvuga gahunda tubanza kuzitegurira. Hanyuma rero ndikubona akangaka kakarebesho kano kamaziki kubera yuko ndabona ari mu kirambaza cyane studio yanjye ntabwo ndabona ubushobozi bwo kwikora neza, ariko boro ndumva mu Rwanda wenda abanyarwanda Imana yaduhaye ubwenge tubura ubushobozi. Hariho umwana w'urutongo wakoze indege iraguruka ku isura ni 300. Nimbona ubushobozi studio yanjye nzayikora neza. Ni ukuvuga rero aka karebesho kanjye gatuma ndeba neza inyuma nimba umuntu arimo kusunika neza kugira ngo dukorane ubutumwa. Ni ukuvuga gatuma ndeba neza inyuma ibiri inyuma kugira ngo dukorane ubutumwa. Ni koko aka karebesho nakafasha kureba inyuma yanjye uko ibintu bimeze ukareba niba abantu bafashijwe, nimba abantu mbese muri make yabujya kuvuga yuko mbese wari waje mu igaraje. Nari naje mu igaraje kuko ni mu bantu banjye niyo mvuye gutembera muri Nyabugogo nishakira ibintu dushyushye ndaza nkabasetsa tukaganira, abari mu gitondo tugasangira icyayi ku manywa na nimugoroba. Ubwo ni abavandimwe b'umuntu abahoramo iteka ryose. Ngaye nguko rero turakubona rero ikintu gitangaje rero ushaka kukubaza, ese ko mbona ufite ibimenyetso bya Mariya kandi ukaba uri apotre, ibyo bintu bimeze bite? Iyo tuvuga hari indirimbo ivuga ngo abemera twese Yezu Kristo turi ingabo za Mariya, kandi Yezu akavuga ngo nimuhumure ntumwa zanjye dore umwanzi naramutsinze. Iyo tuvuze ku isakaramentu ryo gukomezwa ku bagatolika bari hano, ugukomezwa ni isakaramentu Yezu Kristo wazutse aduheramo imbaraga zihari Roho Mutagatifu zituma tuhera kwita abagabo mu bantu kireho nyine ubutumwa bugende neza. Aha rero nkaba nakwibaza rero, reka nkubaze wenda ikibazo tugenda tunagana ku musozo. Reka mbiguse rero ko mushobora kuba mwasoma ikinyamakuru cyacu ari www.umurage.rw. Sura icyo kinyamakuru nonaha umenye amakuru meza, amakuru arimo avugwa hirya no hino ku isi, ndetse ubashe no gukurikira inkuru zitandukanye ngizi. Hanyuma ikindi kandi mubwire ko iyi ari Birita TV. Rero tukaba tukomeje kuguha ikaze. Umugabo turi kumwe nawe ahangaha uyu munsi akaba ari Apotre Fidèle. Apotre Fidèle ni umugabo ugendana igare rikoze nako si igare mu mbabarire, ariko ni igikoresho cye naramenya uko akita, ariko araza kukimbwira, ariko yavuze ko ari Studio Mobile yakoze n'intoki ze, aho agenda asunika yashize no dukoresho twe agenda avuga ubutumwa. Reka rero tukomeje tukuhikaze mu kiganiro cyacu Apotre Fidèle. Hanyuma rero Apotre Fidèle, nkawe ubwira idini yawe ni iyi? Ndi umuroma, ndi umugatolika navukiyemo niyo nzapfiramo. Umuroma, je suis catholique chaque jour jusqu'à la fin. Nose ko iyo titre y'aba Apotre bitaba i Roma turabyita, ariko iyo tuvuga communauté Saint-Pierre Apotre tuvuge tuti communauté Saint-Fidèle Apotre, bose tubashyire muri communauté. Numva rero Apotre abapadiri ntabwo ibyo ni izina ritemewe ku rundi ruhande, ahubwo ni intumwa za Kristo mu bantu cyangwa abaherezagitambo. Kuba rero ni umugatolika ntabwo bimbuza gukora ubutumwa bwa Kristo n'intumwa. Nimba asura abarwayi, ngasetsa abantu, mwigisha abantu, nkafasha abagenzi babuze itike muri gare, nkabayobora, nkashishikariza abantu ku Kibeho kwa Yesu nyirimo, aho nakora ubutumwa n'indi. Uzashaka kumvuguruza tuzakizwa na Yesu. Arakoze rero. Hanyuma rero Apotre Fidèle, ndagushimiye cyane kubwo ikiganiro cyiza. Nabonye wagiye wandika ibintu byinshi cyane ahangaha, amenya ari inyigisho zawe. Haba harimo inyigisho zanjye, haba harimo kubwira abantu
nk'abavandimwe ku munsi wagenze kubashakira udukuru dushyushye no kubagezaho ijambo ry'Imana cyangwa kubasengera. aha ngahe nguko rero gira icyo wabwira abantu baguteze amatwi aka kanya, ariko mbere yuko wenda tuza kuguha ijambo reka nze kugira umuntu umwe wenda cyangwa babiri tushobora kuba twabaza aka kanya yakwegera hano iruhande rwa Apotre tukamubaza ntacyo tukamubaza, hanyuma wenda watangira utwibwira. Yene twa rwatubye Baba from the Bible the Kira intwari ya Nyabugogo. Amazina yawe nyakuri? Amazina y'nyakuri ni Ndayishimiye Olivier. Ndayishimiye Olivier rero ukaba ukora muri iri garage, uyu mugabo ubutumwa bwe nawe ujya ubumva? Ubutumwa bwa Fideli ndabwumva neza. Adutangariza amatangazo yazindutse mu gitondo buri kimwe, akatubwira abantu bagize ibyago, akatubwira amakuru y'abayobozi buri kimwe cyose. Urugero nka mu makuru yigeze gutangaza ukumva hari icyo akumariye ni ikihe? Urugero rwa mbere Apotre yadutangaje ko ikipe ya Tumeko yitwaye neza itwara igikombe cya shampiyona. Cyari kiriho ku magaraje muri Nyabugogo. Indi nkuru wenda waba uzi kuri Apotre Fideli? Apotre Fideli niwe muntu wa mbere yadutangaje ko ikiraro cya Nyabugogo kigiye kubakwa, nta muntu hano wari ubizi muri Nyabugogo. Aha, Apotre Fideli se ayo makuru ni Imana iyaguha cyangwa? Uvuga ngo ni Imana iyaduha. Urayatara. Ufite ubwenge, ufite amaso, ufite amatwi. Urabona se ni ikimuga? Ariya ko wize amashuri angahe? Nize amashuri nari ngiye nize seminari nkuru igihe cy'imyaka 4, hanyuma rero sinagira amahirwe yo kuba padiri. Aha, ngahe nguko rero wamaze imyaka 4 uri muri seminari. Iyo seminari ni iyihe? Iyo seminari niyo bita Katigondo muri Uganda. Ngahe nguko rero tubashimire rero. Hari undi muntu wenda watubwira ku butumwa bwa Pastor Fideli ra? Nawe ngahe reka tubashimire rero ku kiganiro cyiza. Aha nawe hariya witwande avuga cyane n'umugabo tumve. Witwa Gapyisi. Aha Gapyisi rero aha rero ukaba rero nawe ugikurikira batubwiye ngo ni wowe usunika ingorofani. Kuba ari njyewe nanjye ndayisunika, ntabwo mbihakanye, ariko n'abandi bose barayisunika. Abantu bose barayisunika. None rero tukaba rero tugiye kubaza ahangaha, nawe hari amakuru ujya umenya ahangaha uyu mugabo wamuvugaho iki? Ni iki kidasanzwe wavuga kuri uyu mugabo? Apotre nabonye ari umugabo udasanzwe ahantu hose ndetse nabonye. Ni ibiki bidasanzwe wamubonye? Nk'ibintu yikorera, ari ibintu yihembera akakubwira ati ejo mfite imodoka yanjye kandi nzagenda bayisunika imeze nk'ingorofani. Yabakubiye ko azaba afite imodoka ye igenda bayisunika imeze nk'ingorofani. None arashaka no kuyishyiramo akayishyiramo na regaraje, arashaka no gushyiraho televiziyo akajya. Ngahe nguko rero birumvikana neza. Hanyuma rero Apotre Fideli rero gira rero icyo watangaza cya nyuma na nyuma ahangaha wenda abateze amatwi Umurage, bakurikira ikinyamakuru Umurage cyangwa basomera ikinyamakuru Umurage, babasha gukurikirana Birita TV nabo babashe kuba bakumva ijambo ryawe uvuze ahangaha, icyo wababwira abantu. Urumva mbere reka mbanze nshimire, hanyuma ndasoreza ku byifuzo. Mbere na mbere mbanze nshimira Imana ikunda u Rwanda n'Abanyarwanda. Nk'uko Imana ikunda abantu bayo, ni nako Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akunda abantu. Mushimire cyane n'umuryango we, kuko ndamushimira wenda mu bintu bitatu by'ingenzi: kuba yarahagaritse Jenoside yakorerwaga Abatutsi, kuba yaratuzaniye iterambere rigera kuri bose, kandi no kuba atuma buri munyarwanda abasha kwihangira umurimo. Ni ukuvuga rero kwihangira umurimo, sinjya numva abantu bavuga ngo akazi karabuze. Mwubaka akazi kanjye nkora nimba nirishije abantu Karagutuze? Karantunze, kuko umuntu nk'ubu ngiye kuyoborera umuntu ubukwe ushobora kumpa 10,000. Nk'ubu navuga amakuru ashekeje ushobora kumpa 5,000. Nk'ubu najya nko kogesha umupira bashobora kumpa 7,000 cyangwa 5,000. Ni ukuvuga rero kuvuga ngo akazi karabuze, abo ntabwo nemeranya nabo. Ugasanga umuntu arirwa hariya mu migana nk'urumogi yambura abantu, byo sibyo. Ni ukuvuga rero Imana yaduhaye ubwenge, nitubukoresha nabi tuzabibazwa, nitubukoresha nabi tushimwe. Rero shimira uwo mugabo w'igihugu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ukiri aho ngaho wenda nakubaza, nk'ubu aka kanya waguha amahirwe ugahura na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, wamubaza irihe jambo?
ndumva ikintu namubwira mu ngingo 3 mu magambo make, nabanza kumushimira ibyiza yakoreye u Rwanda n'abanyarwanda. Icya kabiri nkamwisabira inkunga inzu yo kubamo, ubwo tubitse hano Kiruhura mu manige kurabona hafi y'ishyamba kandi mugiye kugwa hano mu Kigali ka Nyabugogo, nkamwisabira inzu yo kubamo n'akamodoka kamfasha gutara amakuru, kuko urabona ubushobozi bwanjye buracyari buke. Icya gatatu nkamuragiza Imana, kuko burya iteka umubyeyi wese uramushimira ukamusaba ukamuragiza Imana yamuguhaye. Dushimire rero Imana Data Rurema yaduhaye umubyeyi mwiza, Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Buriya nakundaga gukurikirana ikiganiro Kazi ni Kazi Nonevo. ngira ngo ibi bintu wabikuye mu kiganiro Kazi ni Kazi. Nonevo niyo mpamvu rero nagira ngo kandi ngutume utume kuri Kenisi, umunyamakuru wa TV1 ndetse n'abanyamakuru ba Radio Rwanda bakora ikiganiro Kazi ni Kazi. Bacama Nyabugogo ariko bajye binjira no mu igaraje muri Tumeko, barebe ukuntu abantu bakorana ubuhanga, ubwenge, imirimo inyuranye. Bazaze nzabakira. Ndumva rero umusozo nkavuga rero ngo nawe munyamakuru wakoze kudusura, Imana ikurinde guhumugisha. Turakwifuriza akazi keza, kandi muri rusange nongere nifurize abakristo muri iki gihe bitegura kujya Kibeho urugendo rwiza kwa Bikira Mariya kuri 15, mvuga ngo amahoro n'umugisha n'imbabazi z'Imana bikomeze bibe kubatumye. Ubwo rero turifuza ko udusigira inomero zawe kandi ukadutera n'inkunga. Urabona Yesu y'umugabo agitangira kubaka umusigira umusanzu, urabona dukeneye, sinzi nimba ari neza mwigire inyuma, urabona dukeneye. Here we go.